mese sheri neza sheri mwebwe se sheri nari mukumbuye ndabona waka kabisa nawe uragenda ugahera kibazo sijewe na kazi keshi ugasanga mu rugo stress zidahera amashara no sheri stress zijya zishira turi kumwe ninjye nawe amakuru bese ni meza nari mukumbuye sheri ndagukumbuye iyo ndabona neza kabisa tu waranyanze umaze iminsi utaza reka ndakubwira jero mvuga bankunda gutetesha umuntu nkuko sheri ujye unetesha nanjye ndabikunda nkunda umuntu unetesha kuwa mbere nari ku kazi kuwa kabiri boss anuma South Africa narindi niko kumwanya warabuze ngize ndagaruka mu rugo sanga mana byabaye mu rugo yarugo genza sheri uriya mugore nge narakubwiye ujya kumushaka ariko uyu unshaka ubu waranshatse tuba twibereyeho neza nta stress hata papa Betty yarari mu cyumba yes sir narengeze mu rugo ariko wumvirize rero ariko document nyine mu modoka kuteze kandi wowe ushobora kumubwira wumvirize ni modoka amagara mu barabara mubwire basa tumarondera breakdown azane ngaho kazinduza kwirabejo namaze gushika mu rugo pe kandi arundana n'ukwe ntabwo noza kwe ntabwo nogaruka kabiso ya none bisaba ko jenga ntabwo bikunda pe oya mubwira ndere breakdown canke akuru ubuhinga bwose ashobora niba bamukwega niba arondera breakdown imodoka ndase ukazi nzobirangize cyo ya oya kuko kuwa mbere niho nzosubira South Africa kuzana ya moteri ya Quantum ya Mama ibintu byakomeye papa yatashye kandi niwuje kare none mva yicara muri salo uvuze kuki menya atari buhave navuga none se papa waje te kandi ndabizi ko ngiye ngamusanga muri salo nanjye ntabwo ronsezereje ko nta muntu n'umwe urahanga ariko nanjye menyere ko atani mugoroba ntabwo nenze ko ari muzungu kumana ishobora byose we cyaso kicara muri salo urabona cyo kitari bungire capati kwe ngo cyande cyaso kicara muri salo he uri imbere kanjye no gutuka papa nuko ye asundi ubundi ntibangambaniye mugambana gute njya kuzana wambwiye gukina wambwiye ko nta muntu n'umwe uri mu rugo nyine nanjye nari nzi ko bari butaye nimugoroba ntabwo nari nzi ko papa ari butagaruka aya masaha uri nanjye ntagacetse impamvu ntumere wanyu mu rugo none ngo swaraje nyoko niki mashobora byose we umva kora ibishoboka byose ushaka uburyo nasuka hano kuko ngewe ntabwo nshaka kurebana na sko yangirira nabi umva nkubwire icara ahubwo dufatanye dutekereze uburyo turi buvuye hano kuko dufatanye iki ntabwo umpamagaye hano ngewe si ndi iwacu uri iwanjye gusa ntabwo umpamagaye nahaje ntabwo uwahanzanye ngo wowe urakumfasha uko dutekereza ngo uve hano ngewe ndi iwacu nta kibazo ubwo rero wowe turareba uko usohoka hano twumvikane nushaka kujya umva sheri twumvikane oya ibya sheri oya ibya sheri ubu byarangiye none uranyihakanye cyane rwose ibya sheri byarangiye cyane pe ndasohoka hano nte nako ndi kukubwira ngo ufashe dutekereze wanyiza ngo hoya ngo nimbyimenyere ubwo nyine guma aho ngaho nanjye ubwo ninjye uri gushaka uko biri bugende ku giti cyanjye okay ubwo nawe uruze gusobanurira so uburyo nageze aha ngaha ahubwo nawe urasobanura uburyo wageze aha ngaha ntabwo ari wahanzanye shaka ukuntu nsohoka sawa rero sheri umva mubwire mbabarira ushaka ukuntu nsohoka aha ngaha rwose tekereza ugire ikintu ukora kuko ntabwo ngewe rwose ibi bintu nabyihanganira sawa ariko mani nungutse agatekerezo ngiye kugenda hariya muri salo kuko nabonye papa ariho yicaye kandi isaha ari buhave rwose nindangiza nyine ndamuganiriza mubaza uko akazi kagenze noneho nindangiza mfate hari baga mbonye afite ndayifata nindangiza nyijyane mu cyumba noneho njye ningera mu cyumba tera induru nintera induru waraza aje kunabara urababaye ikisi mvara urababaye wajya uvana ubutesi aho ngaho ndabona ndababaye ikise nyine
okay niba wumva ko biri buze gucamo bikore gutyo nta kibazo witinda bikore nona witinda mbabarira ndashaka gusohoka mbabarira please ndashaka gusohoka ubure kwiruka cyane kandi wiruka udahindukira okay nikucya bakagufata n'akazi kawe kubagamo zinga ndiruka rwose pe ibyo umbwiriza se ndiruka ngurabibona sawa ngende nshaka uko migenza sawa chapurisha Kuko nasomye aha niko musore urimo urakora icyano muri uru rugo nimwe muhengana hari mukaza kumvogera urugo urabona se mama nyine ngiye wundi nitwa Tom Gendi n'umwana mwiza rega ndanasenga mama nyine naciye hano nanga guca ku rugo ntabasuhuje ndaza nyine ndabasuhuza ubwo nari ntashye izo nkweto se mbona bikoreye mu ntoki bitera nyine bari bakorobye kwa ko nangaga kwanduza inzu nzitwara mu ntoki nyine niyo mpamvu unari ndimo nihota baramamagaye mu rugo ndi kwihuta okay mama we ndabona wari utashye kare rero dusubireyo mwakire oya nta kibazo mama banyakiriye rwose n'ukuri pe naje bamanyisize hari abanyakiriye oya tugende nanjye mwakire oya mama ntago ari ngombwa ndi kwihuta reka ngende mama nzagaruka undi muzi tugende nanjye nshaka kukwakira Sesheri nawe waje ahubwo se wewe uvuye umwe umuzanye n'inkweto mu ntoki n'igikwafe gisa nabi nk'uko aje gukora inga ndeka nanjye hari ibyo nshaka gusobanukirwa tamujye kwicara hano Sheri karame je nshaka kumenya aya masauzi niyo musore y'umukuye mbwira nibiki shaka umumenya z'ibintu Sheri rwose uyu musore duri yara muri koridoro afite inkweto dukubitanye yara muri koridoro sinzi icyo yakoraga none ari heza yari kumwe nawe uyu ni umudayimoni se muhuye nawe yasohoka muri iyi nzu Betty se no Betty twari kumwe ngaha Betty twirigwe je navuye kazi namusanga none Betty umushaka kwitse ahubwo wambwira se amasaha usigana n'abantu basa nk'uko uyu musore duhuye asohoka muri iyi nzu reka duhamagara abakobwa biriwe hano batubwire icyo umusore arimo akora hano kuko abakobwa bose je twirirwa je mvuye kazi nabasanga uranegera madamu nyumvize neza Sheri nyumvize kandi abantu rero witonde ngaho nimba ushaka kumushiramwe amazi sinzi nimba byo ese ko hari ibintu ariko ndumva kabisa pe umuntu nk'ubu se umuze yakora ikintu n'uza singaho utangiye kumindira umusazi kandi umuntu duhuye yarasira arimo asohoka hano mu nzu ye kandi je nanicenga uko nanegera madamu nanicenga muri salo yayi ari tugo hanyine nanicenga beta ndavuga ngo mbe bangu mucumba uko nanegera none se ugombwera ko Betty none kaduhamagaye abantu bakobwa bawe baze basobanura icyo umusore akoraga hano
Betty! Betty! Jemba nahereye naguhamagaye naguburanye. Ende gira hano. Cyubu umuntu aguhamagara amasaha 3 utamwumva. Uyu musara arimo akora icyano yaje gusanda ubundi hano muri ntebe. Njye ntabwo uri muri umuzi. Njye niriwe hano mu cyumba ndi kwikora siporo yirwa nyina. none utamuzi cyaje gukora iki ngaho Ngo iki? Yaje gusura Kamariza. ngo gweki Yaje gusura Kamariza cyagiye mama sotse ya gisaza. Niwe birirwa. Akunda. none se birirwaye na mu gihe tusigendera ngaha ko nigeze muri uno muhunga Njye ntabwo nzi ahantu rwose yari yamushyize. Noneho ndamwica Kamariza penisho. Kamariza! We Kamariza! Kande mama, nasoma ikiba gifite. Enda fayo hano. Sabana ibyugu mushaje kurana. Uyu musara arimo arakora icyaha. Yaje gusura. umusore njye ntabwo muzi umushyitsi wa pe. Kamariza. Ndagira ngo mubaze bwa mbere na nyuma. Uyu musara arakora icyaha. Yaje gusura nde? umusore ntabwo muzi pe n'umushyitsi wa pe nawe birirwa. Mva we Kamariza. Ndagira ngo mubwire. Ndakubaza bwa mbere na nyuma. Sobanura. Uyu musore arimo arakora icyaha. Yaje gusura nde? ariko simani bigende ko nabana muri no ni biki kwe muri ko murakina comedy cyangwa muri mbice cyangwa je ariko ibi ni ko nabana ni ka uri wowe wambwiye ngo nyata uyu nawe ajateba uyu nawe ikigize mu kivundo ndetse ndabiki ndabagutije ni ronga Kamariza. Iyo mikino nayo nshaka hano. Betty yaje gusura Kamariza. Nawe yaje gusura Betty. Turamenya ko ari ukuhe. Mutukire ki umusore yaje gukora hano. Ukuri pe njye umusore ntabwo muzi. Kamariza. Niwe mbirirwa. Wimbeshyera umushyitsi niwe wamuzanye ntabwo ari wowe mwari muri kumwe cyagiye. Niwe mwari muri kumwe. uzi ibintu ngiye gukora muri nzu ni kuvuga ko muri nzu yego shiro kamera kiracumba kamera nabyo je shaka no mikino ngamu ubuze nawe mpungunda kubwira imikino nkina nawe za nkunda mu buzima bwanje Abana bubuko ko babaye bato. tukunda bana nawe bubu bwa mbere nijyanyu umva nyene kujya wabonye ko wacutse kubera kwa mamoto sura konka niyo myaka ufise nicyo gikwafe gisa nabi je kama ndacahema ntabwo nshaka ibintu by'imikino bizumenga ni comedy mwino nzu ndiko mbwira wewe wa musore gikwafe niyo gisume nk'urumogi ndiko ndakubwira wewe ese ubundi se mwabana waje kora hamonde nyine naje gusura Kamariza turakundana ngo iki kana Kamariza Akomero ko. mwenda kubwira wa musore we nakabaho ntabuza nko n'imikino nk'iyi yo kubona Kamariza yo kubona na Betty je sishaka kubimenya gwero no musi unyumve neza ukuruguture ngira ndakubwira nakabera nje ntabuza nko n'imikino nk'iyi y'amakomedi mbonye bino musi ndiko nababwira namwe mwese mu nyumve asasa ne wa mugore we unyumvirize kandi ukuruguture nkazokongera n'undi musi umwe kukubona mwino nzu n'ubwo bukwafe bwawe mbona ngaha nawe maso mengo mu banki je nawe turi babiri gwero no musi ugende banya kurazokora ku rugo niwagaruka nyuma nzo gukata nikupe je sinzi pe Bananiranye turi pe. babiri ntabishaka kuvuga haguruka tumuka Ubundi sinakubwiye. Uyu mukobwa wazanye muri uru rugo azatuzanira amashami. shere tubyo turabivuga turaza kubiganira Umukobwa ngana gutyo utangiye gukurura abasore muri uru rugo rwacu abona bizashoboka koko. namuko tumuka mva maso ko basa Mugende mutuve imbere.
amakuru yanditse sheri ni meza sheri mwebwe se shatura wakabase sheri nari ngukumbuye ndabona waka kabisa nawe uragenda ugahera kibazo sijewe na kazi keshi ugasanga mu rugo stress zidahera amasharano sheri stress zijya zishira turi kumwe ninjye nawe amakuru mesa ni meza nari ngukumbuye sheri ndagukumbuye iyo ndabona neza kabisa tu waranyanze umaze iminsi utaza reka ndakubwira jero mvuga bankunda gutetesha umuntu nkuko sheri ujya unetesha nanjye ndabikunda nkunda umuntu unetesha kuwa mbere nari ku kazi kuwa kabiri boss mu South Africa narindi niko kumwanya warabuze ngize ndagaruka mu rugo sanga mana byabaye mu rugo yarugero Jenza sheri uriya mugore nge narakubwiye ujya kumushaka ariko uyu unshaka ubu waranshatse tuba twibereyeho neza nta stress ubu erega ikibazo sheri bavuga ngo nguruma nta munagira amahitamo kabiri narahise mwahise nabari kunzaza ndaza ngashe mwihera kiasi kibazo none sheri ya nta kibazo tu ndagufise ndabona ko ntari bito ntari bisheri ubundi uriya mugore ariko wamuciye ikisheri ubona uriya mugore anduta abyo byurakare kwe nyina w'abana yaramaze kumbyarira abana urumva ntaho twomushira sheri nanjye abana ariko nabakubyarira shawo zo gusohokana ahantu haka rahira sheri tugende nonaha nzabukorera umuti ku wa gatandatu rahira ndakubwije ko bitinze kugera ako gaciro kandi nakuzana akantu mwishashira harimo akantu kundatu karimo tu sheri ni sumu sheri naringize ngo ni bya bindi sheri bimeze bite kutarimo kunyemurira ikibazo erega nanje sheri kuba naje ngahamye naje giturumbuka nakubwiye ko mu rugo mfite stress zata urazifite ariko ndabizi ko sheri uragenda ibintu byose ukabishyira mu rugo nta kintu nzanira sheri mbabarira sheri ikibazo cyawe nyemurira ikibazo reba telefone sheri ndabizi biso ako nzabikemura uyu munsi telefone reba intoki zanjye inzara sheri nkeneye amafaranga nyemurira ikibazo ibyo sindabira kandi nzabigukorera sheri nawe urambeshya urazi utazuvuga kabiri urabizi bizo uvuga rimwe Sheri. urabizi uvuga ni TikTok urambwira nkakora ariko kubera umunsi naje mfise stress mu rugo natari byambayeho na sinabivuga bishimvo uzobimbaze buke nzobigusubira ibyo nasanze mu rugo naje gutuma ndi ngana naje giturumuka pe uko naje gukora nawe urabizi nkora stress sheri ntabwo mbeshya ntabwo ndakoresha tu muzi ko nkora stress none sheri yo sorry nakuranganya umugabo wanje anje nyine inyuzi ziba zindenze ukuntu mba nanagukumbuye ngukumbuye kubera akazi rero nta nubwo nyikubona biga ko sheri karame cyo urazi uburyo shimira imana ndashimira imana cyane rwose ko umufasha mwiza nkawe urabizi uzi ko umfata nka Keve sheri njye twe kukubaha nk'uko itorero rigandukira Kristo egura umugabo wanjye uri umutware mwiza imana yarakumpaye ngo mwubahe sibyo nzakubaha nabigusezeranyije kurinda mvuye muri uyu mubiri ndagukunda sheri bizi njyewe rero ko sheri byihorere umva ibi nibyo ureba sheri ndagukunda mbega nuko nyine ari ubuzima bw'iyi si ariko ubundi banumva twahorana mu kazi tukajyana nawe undi uratangiye ariko kubera ubuzima bw'iyi si kwinjira mu bya Bibiliya ntabwo bikunda sheri byarangira undambisaho ibiganza ndakuzi sheri reka ndakuzi sheri reka ndagukunda mama reka imana yarakumpaye ko imana yarakumpaye rero rwose ndayishima yumve ko nyishima yakumpaye ndagukunda cyane sheri wanjye nabonye ariho mva wambereye byose ababyeyi batabaye warahabaye kubw'ibyo rero nzagukunda kurinda mvuye mu mubiri urakoze mugabo wanjye nzagukunda ya icyuma cyawe kinantege kirashiriye sante tware wanjye agukunda
Ega wowe sheri se sheri uri gusoma ibi cyangwa ega ndareba inkuru zagutwaye mbwira ibintu urimo urasoma. hari agakuru namwe ndasoma agakuru keza cyane agakuru keza cyane k'umugabo yari afite umugore hama uwo mugore wiwe ntiyamukundaga kubitewe n'iki n'ubushobozi buke bitewe n'ubukene numva mu nyuma wa mugabo yavuye aba umuntu akomeye cyane cyane numva makuru basheri uwo mugore amaherezo yaje Papa wabanishe kuri telefone nkakina kuri gameplay ko chattingaho gato ubundi se wafashe ya mama wawe yashizemo mega umwana akunda game umwana wacu ameze sheri aba yagize ibintu babirimo sheri yakunda gukunda nanjye cyane abizi Imana izandinde kumera nk'uwo mugore amakuru ya Kamana murumuna wawe ntabwo nyaza amakuru Kamana mbese ntabwo nyaza amakuru yewe ariko tuzarebe muri iyi minsi tujye kubasura ubyumva gute ashe mbona murumuna wawe atoroshye reka wihorere Kamana kuva kiri muto yari umwana w'amatikuri baba we ntabwo biragaragara Kamana nase disi Kamariza Sudisi se bamufashe gute n'ubundi yamujyanye atabyumva atanabishaka sheri wazabu n'iminsi twazari dukuntu dusimbukirayo tuzajya kubasura tuzagenda iyi weekend sibyo tuzajyaho uwo Kamana ye baba we ntabwo yoroshye ngiye naramubonye mubona jewe uzi andi makuru Kamana baranamwirukanye ku ishuri akiri muto nko gutera amabuye directeur ye baba ntabwo muzi Kamana wowe Kamana ntabwo muzi ura ninjye muzi ego man cyane gushaka umunsi muri iyi weekend tukajyaho koze shiri tuzajyaho mu kibazo kazane kupongere ngucire nzara sibyo mugabo wanjye akunda urakoze mami wihangane nzabikora tu sheri reka mbyemera ariko ntuzongere kumbeshya ndagusaba iki ndabuze igisingo gusaba kimwe ndagusabye kabisa umara stress ndi ku stress zadanje tu ibyo nabyo sheri kabisa ndazi ko nkorera umuti pe ndawukora rwose ngiye kukuvugutira ndavuguta wala sheri uri uwanjye ntukugende umbeshya tugende kabisa tu